akira amashimwe. Umutima wanjye uraguhimbaza. Ni koko habayeho kurira, abahungu bawe n'abakobwa bawe bararize, ariko wabakijije intimba, ntibaheranywe n'ibyakabaheranye. Wabaye uwo kwizerwa muri byose, wabaye uwo kwizerwa barwaje, wabaye uwo kwizerwa bagezweho n'ibikomeye, wabaye uwo kwizerwa nyaguhora ku ngoma. Imitima yacu urayegura, imitima yacu urayibyutsa. Tugarutse kugushima, wagendanye natwe uyu mwaka wose, wagendanye natwe kuva mu kwezi kwa mbere. Tugarutse kugushima Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntiwemeye ko imigambi ya Satani itumira bunguri, ntiwemeye ko ibitwasamira bitumira bunguri. Watubereye Imana, watubereye Imana. Twari dufite ibintu byinshi byatuma tuvuga ngo Imana ntiriho, byatuma tuvuga ngo yaratubeshye, ariko warinze imitima yacu gucogora. Erega si kubw'imbaraga, erega si kubw'amaboko, erega si kubw'amasengesho yacu menshi, ahubwo watubereye Imana. Imitima icogoye wayongeye mu imbaraga, imitima iguye umwuma warongeye urayihembura. Watubereye umutsima w'ubugingo mu rugendo, watubereye amazi adudubiza. Imitima iguye umwuma urongera urayuhira. Uwiteka Mana Nyiringabo, akira icyubahiro. Witwa Data, witwa Data, witwa Data. Ntago turi ibibyarwa, dufite iwacu. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yanditswe iwacu. Iwacu batwitayeho, ntiwigeze udukuraho amaso ngo aduciye mu kiganza cyawe. Mwami, tumeze nka tatuwaje idashobora gusibika mu biganza byawe. Waduciye mu kiganza cyawe nk'impanzi. Ubuzima bwacu buri imbere yawe Iteka. Ibyo dusaba biba ku matwi yawe, ntujye udukuraho amaso. Amatwi yawe ntiwigeze uyafunga ngo wumve gutaka kwacu. Twaba dutaka nk'abana batoya tutazi ikibanza n'igikurikira, wadutegeye amatwi. Twaba turiranya guhora ku ngoma, amagambo yo kubivuga yabuze, wadutegeye amatwi. Twaba twicaye imbere yawe tutagifite icyo kuvuga, wadutegeye amatwi. Amaso yawe ntiyigeze atuvaho, amaboko yawe yakomeje kutuzenguruka. Urukundo rwawe rwaratugose, imbabazi zawe zituriho. Uwiteka Mana Nyiringabo, uruta abana b'abantu babagizi ba neza. Twasomye ijambo ryawe tubona umubyeyi wariseho umwana w'ikirara, ngo akimubona aturuka hirya n'uburara bwe bwose n'ibibi bye byose n'ingeso mbi zose no kwa y'umunani wari waramuhaye no kwandavura, ngo ariko kimubona ngo uza wirukanka uramuhobera kubw'imbabazi zawe zitagira akagero. Uko niko amaboko yawe yatugose, niko amaboko yawe atuzengurutse, niko urukundo rwawe rutigeze rutuvaho. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Mbega imbabazi zawe, iyo tugira amaso yo kuzibona twakwiganditse mu gituza cyawe ubutahava. Iyo tugira amaso yo gusobanukirwa ineza yawe, reka Mwami muri iyi minsi wongera utubwire iby'ineza yawe, wongera utwigisha ubwizerwe bwawe. Amaso yanjye yongera kubone, umutima wanjye wongera usingire kamere yawe, ubuzima bwanjye bwongere bwihererane nawe nyaguhora ku ngoma. Erega bakubonye bamenye kuri uwo kwizerwa, abasogongeho gatoya bamenye kuri umunyarukundo, kuri umunyembabazi, kutameze nk'abayobozi b'amadini, kutameze nkatwe, kutameze nk'abana b'abantu. Uri umunyarukundo rutangaje. Wakira amashimwe tukuzamurira Mwami w'aba. Reka amashimwe aturuka muri iki gicaniro amanuke mu nzira imwe ikiriyo, ahanagura amarira, ahanagura imiborogo, ahanagura agahinda, maze usuka atmosferi y'ijuru, usuka ikirere cy'ijuru, usuka amahoro atemba nk'uruzi, usuka umunezero udakama. Reka atmosferi nyaguhora ku ngoma iri imbere y'intebe yawe imanuke mu nzu, imanuke mu mutima wuzuye mu gushidikanya, wuzuye mu bwoba bw'ibihe, wuzuye mu bwoba bw'ejo hazaza, wuzuye mu bwoba bw'urupfu, uzuye mu bwoba bw'indwara, uzuye mu bwoba bw'ibiteye ubwoba. Maze baguranirwe, aba bahungu baguranirwe, aba bakobwa baguranirwe, aba bana bawe baguranirwe, basogongere ku munezero utanga, basogongere ku mahoro y'ukuri, batakiyambuye ukundi. Reka ikirere Mwami ikiba imbere y'intebe yawe, kimanuke mu mazu yacu, kimanuke mu nsengero zacu, kimanuke mu mitima yacu, kimanuke mu gihugu cyacu, mu nzira zacu no mu mihanda yacu. Maze tuguranirwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze tuguranirwe ibyari amaganya, ibyari ugushoberwa byuzurwemo no kubaho kwawe, ibyari ugushidikanya. Amazu yashize mu munezero kubw'ibyago runaka bahuye nabyo. Amazu yashizemo ibitwenge, imiryango yashizemo guseka
wongera uyumvisha umunezero mwami w'abami. Imitima y'abagore yashizemo ibitwenge, imitima y'abagabo yashizemo ibitwenge, kandi ari abana bawe kandi bakwizera. Wongera ubasogongeze ku munezero udashira. Ndaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe wicara mu mashimwe y'ubwoko bwawe. Yagushima gute, yagushima gute, kandi yaranyazwe. Mwuka Wera nshuti nziza, manuka muri uwo mutima, manuka muri uwo mutima, manuka muri uwo mutima. Wuzuza amashimwe, wuzuza amashimwe. Ugurane iminsi imeze nk'ikiriyo, ugurane 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 iminsi y'amaganya. Manuka muri aya mazi ashobewe, manuka muri iyi mitima ishobewe, maze ugurane. Urabishoboye, urabishoboye Mwuka Wera, urabishoboye. Garura iminsi y'ibirori mu mutima w'uyu mugore, garura ibitwenge, garura guseka, garura kwishima, garura ubuzima mu mutima w'uyu mugabo, garura ubuzima muri aya mago yatakaje uburyohe, yatakaje umunezero. Erega kubaho kwawe niko gukenewe, si ukugarurirwa ibyagiye, kuko mu byagiye harimo n'ibitabasha kugaruka mwami w'aba. Ariko kubaho kwawe, kubaho kwawe kwatuma umuntu aguranirwa. Ntuceceke kandi bimeze gutya mwami w'aba. Manuka muri iyi miryango, manuka muri uyu mutima, manuka ugurane, manuka ugurane, manuka uhinduranye, manuka uhinduranye, manuka uhindure, manuka uhindure, manuka uhindure. Turakwizeye, turabahamya nyaguhora ku ngoma. Hari abahamya, hari abahamya babo waguraniye, babo waguraniye, abo wongeye gusetsa nyuma yo guhura n'indwara zikomeye, abo wongeye gusetsa nyuma yo guhura no gupfusha babo, abo wongeye gusetsa ibyiringiro by'ibifatika byarashize. Uwiteka we urabishoboye, Data urabishoboye, Papa urabishoboye. Nasanze ugira imbaraga, nasanze ugira ubushobozi bwo kugurana umutima, umutima wari upfuye, umutima wari ubuze icyawuhumuriza, umutima wari ubuze icyawusetsa, umutima wari ubuze icyawunezeza mu bifatika. Nasanze ufite imbaraga zitanga imitima mishya, nasanze ari umwihariko wawe ukongera kwegeranya umutima wabaye uducecete, umutima wabaye ubuvungukira. Nasanze ari wowe ugira imbaraga zo kongera kuwubaka. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo muri iki cyumba cyo hejuru turimo duhamagara ubwiza bwawe, utwemerere butembe nk'imigezi, utwemerere butembe nk'amazi adudubiza, utwemerere butembe nk'amazi adudubiza, maze abashidikanya kubaho kwawe bongere basogongere kubaho kwawe mwami w'aba. Erega iyo wageze mu mutima umuntu ntakenera ibindi bihamya, iyo wageze mu mutima umuntu ntakenera ni magambo, iyo wageze mu mutima umuntu ntakenera ibindi bintu byamubwira kuriho. Turasenze mwami w'aba ngo utembeshe imigezi y'ubwiza bwa, utembeshe imigezi yo kubaho kwa, utembeshe imigezi y'ubwiza bwa, utembeshe imigezi y'ubwiza bwa mu mitima iguye umwuma, mu mitima yashizemo amashimwe, utembeshe imigezi y'ubwiza bwa. Reka ubuzima bwawe bwongere butembe, ubuzima bwawe ngo iyo buhageze icyari gipfuye kirongera kigahabwa ubuzima, ikitari kicyumva, icyabaye insensible, ikitacyumva kirongera kikakira ubuzima. Iyo uhageze mwami w'aba, iyo uhageze mwami w'aba, ibyari byumagaye birongera bikabaho, ibyari bipfuye birazuka. Iyo uhageze mwami w'aba, ubuzima buragaruka, ubuzima buragaruka. Reka wongere utembeshe imigezi yo kubaho kwawe mwami, reka bitembe nk'uruzi, reka bitembe mwami nk'imigende, imigende irimo imigezi, imigezi idatangirwa, idatangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Reka ubwiza bwawe, ubwiza bwawe, kubaho kwawe gutembe mu mitima yumagaye, gutembe mu mitima ishobewe, gutembe mu mago atakirimo ubuzima, gutembe mu nsengero zitakirimo ubuzima, gutembe mu misozi y'u Rwanda hatari ubuzima, gutembe mu mitima y'abahungu n'abakobwa. Kubaho kwawe mwami niko konyine tunyotewe, niko konyine twifuza. Erega iyo hageze ibintu birahinduka. Wageze mu rugo rwo kwa Yayiro, ibyari ikiriyo yo bihinduka mu munezero, bihinduka mu indirimbo n'amashakwe. Uwo ni umwihariko wawe, uwo ni umwihariko wawe mwami w'aba. Akira amashimwe kubw'ibyo wakoze, ibyo twamenye, ibyo twasobanukiwe n'ibyo tutamenye mwami w'aba. Imikorere yawe yose ntikwirwa mu bwenge bwacu, imikorere yawe yose si kwikwirwa muri understanding zacu, imyumvire yacu yigarukira bugufi.
ijya iba migufiya, ariko ubwizerwe bwawe, imikorere yawe ntigira ikikoma mu nkokora. Nta muntu ngo wabasha guhina ukuboko kwawe igihe wakurambuye, nta muntu wabasha kuvuga oya wowe wavuze yego, nta muntu wabasha gukinga wowe wakinguye, nta n'umuntu wabasha gukingura wowe wakinze. Uri Imana y'imbaraga zirenze uko tuzivuga, uri Imana y'amaboko arenze ayo twamenye, uri Imana yuzuye ubwizerwe birenze uko tubasha kubivuga. Imitima yacu natwe iratemba mu za zaburi nshya, iratemba mu indirimbo nshya zivuga ubwizerwe bwawe. Ab'igihe cyacu tuzabwira ab'igihe kizakurikiraho, tuzababwira kutabeshya, tuzababwira kuri ukuri, tuzabasaba kugutegereza, kugutegereza, kukutabeshya, kuko inzira zawe zose ari izo gukiranuka, kuko inzira zawe zose ari iz'ukuri. Ngo nubwo byatsinda Mwami, tuzababwira ko kugutegereza ari nta gihombo kibamo, tuzababwira ko kukwizera ari nta guhomba kubaho. Ab'igihe cyacu Mwami w'abami, tuzabwira abakurikiraho ubwizerwe bwawe, tuzavuga imirimo yawe twabonye, tuzavuga ineza yawe, tuzavuga amarira twahanaguwe ku maso, tuzavuga ubutabazi, tuzavuga ko wabaye wo kwizerwa n'igihe twebwe tutari abo kwizerwa, tuzavuga ko twabonye amaboko yawe n'igihe twari turambaraye, tuzavuga ko twabonye imbaraga zitubyutsa igihe tutashoboraga kugenda ku maguru yacu, tuzavuga ko watubereye wo kwizerwa, tuzavuga ko waduhetse imvi zacu zikarinda ziba uruyenzi, tuzavuga ko hari ibikombe twinjiyemo tukabona twaminutse hakurya tutazi uko wabigenze, tuzavuga ko hari imisozi twatangiye guterera tukibwira ko tutazayirangiza, ariko twajya kubona tukabona tugeze ku gasongero, tukabona tugeze ahoroshye aho umuntu abasha kumanuka agenda n'intambwe ze. Tuzavuga imirimo yawe Mwami w'abami, tuzavuga kugira neza kwawe, tuzavuga ubwizerwe bwawe, tuzavuga kutajuta abo wahamagaye, tuzavuga ko utangiza umurimo mwiza mu mutima w'umuntu utajya uwucira hagati. Data, ntujya ucira umurimo hagati, ntujya ucira umurimo hagati. Tuzavuga ko wowe uhamagara, ugahamagara ukuye mu mwijima, wowe udutransfera ukadukura mu bwami bw'umwijima ukatujyana mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Tuzavuga ko utigeze udusiga hagati, tuzavuga ko utigeze utureka mu gushoberwa, mu kubabana, mu guteraganwa n'imiyaga, mu guteraganwa n'imiraba. Tuzavuga ko utigeze uturekera hagati, tuzavuga ko ujya usohoza icyo watangiye. Tuzavuga ubwizerwe bwawe Mwami, tuzavuga ko atari kubw'imbaraga, tuzababwira iby'amabanga yo mu mutima, tubabwire ko wadutabaye atari uko twasenze cyane. Tuzavuga ineza yawe, tuzavuga ubuntu bwawe, tuzavuga imbabazi zawe, tuzavuga imbabazi zawe zikomeza kutubaho no mu gushidikanya no mu gushoberwa. Tuzavuga burya ko atari kubw'imbaraga, yo atari kugukiranuka, atari ku mirimo myinshi, ahubwo ari ubwizerwe bwawe. Ntibizadutera isoni kuvuga intege nke zacu, tukavuga imbaraga zawe twaziboneyemo. Ntibizadutera isoni kuvuga kwizerwa kwacu gukeya, ariko kaboneka bo kwizerwa kwawe kwinshi. Tuzavuga ineza yawe Mwami, tuzavuga imirimo yawe. Uri wo kwizerwa nyaguhora ku ngoma, wowe utsangira umurimo mubera, ni wowe uzawushorera kugeza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Ni wowe utunganya itorero, ni wowe utunganya umugeni wawe. Urimo uradutokora, uradukuraho inenge zose, uradukarabya, uratweza, uradusiga, uraduhakura abagirana, kuko ari igihe cyo gutegurwa ku mugeni. Urimo uradukuraho inenge n'umunkanyari, utitaye ku kugwa tubyuka, utitaye ku ntege nke zacu, ahubwo uhagaze ku bwizerwe bwawe, kuko uri uwo kwizerwa, kuko uri umunyakuri. Reka Mwami w'abami ubwizerwe bwawe butembe mu mitima y'abahungu n'abakobwa, maze Mwami ntibacogozwe no kwibwira iby'intege nke zabo. Yo erega ntiwadusabye guhagarara Mwami ku zacu, wadusabye kwizera imbaraga zawe, wadusabye kwizera wowe. Uru rugendo ni wowe warutangije, ni nawe uzarusohoza. Ngo ni wowe banze ryo kwizera, uri pionnier, ni wowe watangije ibyo kwizera. Niyo mpamvu bihagararamo, niyo mpamvu ari wowe ubihagararaho, niyo mpamvu ari wowe ubirwanaho,
wowe, niyo mpamvu ari wowe birangira. Ikidutera gushidikanya nuko tujya tureba intege nke zacu tugasanga ntibizashoboka, tugasanga ntibizavamo. Erekana ubundi ntiwadusabye kwishingikiriza ku zacu, wari ubizi ko ari nkeya, wari ubizi ko nta hantu uzageza umuntu, ariko wadusabye kwizera wowe. Uyu munsi twigwanitse mu gituza cyawe ngo nk'uko umwana yigwanika mu gituza cya nyina, waravuze ngo uzaduheka kugeza imvi zacu zibaye uruyenzi. Ese iyo umuntu ahetswe yabuzwa n'iki gukomeza urugendo? Ese iyo umuntu ahetswe yananizwa n'iki ko amaguru ye atariyo yigenza? Uri uwo kwizerwa mwami waba, uri uwo kwizerwa. Reka amashimwe y'imirimo ya atembe mu mitima yari yaratakaje impamvu zose zo gushima. Amashimwe y'ukuri atarayo kwigirira, amashimwe atera umutima kurira amarira y'umunezero, amashimwe atera umutima gusubira inyuma. Urugendo rwose, umuhanda wose, inzira yose, umutima ukongera ukabona ubwizerwa bwawe. Mbega kuri uwo kwizerwa, mbega kuri uwo kwizerwa, mbega kuri uwo kwizerwa, mbega ko mu miruho yacu yose, mbega ko mu gushidikanya kwacu kose utigeze utwururutsa ku mugongo wawe ngo uvuge ngo murananiye ntimushobotse. Mbega ko watubereye wo kwizerwa, mbega ko watubereye wo kwizerwa, mbega ko utajya uvuga ngo n'imyaka yose maze ngendana nawe nuko bumeze, ahubwo tuguye umwuma, waduhaye kunywera ku masoko adudubiza, turongera dutora agatege dukomeza urugendo. Wagiye tubera igisubizo cyoroheje cyo kukurebaho. Inzoka z'iyisi ziturumye, imigambi ya Satani tugezeho, imyambi yiduhinguranyije, watubwiye kongera kureba kuri wowe. Tukurebyeho turakira, nkuko Mose yamanitse ya nzoka y'umuringa mu butayu, ngo abariweho n'izo nzoka zose zari zifite ubusagwe bwica, ubumara bukomeye, ngo abarebyeho bose bagakira. Hariho imyambi yahinguranyije abahungu n'abakobwa, ntiwadusabye kwiruka cyane ngo tuyirushe kwiruka, ntiwadusabye guhindukira ngo twirwaneho twitoze kwikuraho ubwo bumara, wadusabye kureba kuri wowe. Tukurebyeho turakira. Habaho iminsi imeze nk'iya Petero, yatangiye agenda hejuru y'amazi, yaravuze ngo nimba ari wowe ngo mpamagara nanjye nze. Hari ingendo twatangiranye nawe, twariyumvise ijwi ryawe, twarakwiyumviye, tubizi neza ko ari wowe duhamagayemo. Tugeze imbere tugukuyeho amaso, tuyarebye ku muraba, dore ko iyi si itagira ibura imiraba, dutangira kurohama, ariko ntiwaturetse. Uko watambutse akaboko kawe ugafata amaboko ya Petero ukamurohora, niko wagiye udufata amaboko, kuko uri uwo kwizerwa, kuko uri umunyembabazi. Ntiwagaye Petero kubwo kurohama ngo umubwire utari ko Petero we, kuki unkuraho amaso, kuki utandeba, kuki wita ku muraba kandi ari njye waguhamagaye. Ahubwo amaboko yawe y'imbabazi yarongeye yegura Petero, niko amaboko yawe y'imbabazi atajya tuvaho. Imbere y'abantu twakwitwa bakuru, imbere y'abantu twakwitwa abayobozi b'ibigo, imbere y'abantu twakwitwa ababyeyi, imbere y'abantu twakwitwa aba grand frère n'aba grande sœur, imbere y'abantu twakwitwa aba mama w'amahanga, imbere y'abantu twakwitwa base, ariko imbere yawe abo wahamagaye bose bahora ari abana. Mbega kuri mwiza, mbega kuri data w'ukuri. N'abasaza bafite imvi ubita abana, n'abakecuru buzuye iminkanyari, imbere yawe n'abana, n'abagaragu bawe, abakozi bawe bafite imirimo ihambaye mu isi, imbere yawe n'abana, n'abagaragu bawe buzuye impano, imbere yawe n'abana. Mbega ko duhiriwe, mbega ko turi abanyamugisha. Imbere yawe umuntu ntakura, ayiwe, imbere yawe turi abana, imbere yawe ntidukenera kwihagararaho, imbere yawe turi abana, imbere
imbere yawe ntidukenera kubisobanura no kubitondeka ku murongo ngo abantu batwemere. Imbere yawe turi abana. Mbega ko wuzuye kugira neza. Twakuvaho tukajya hehe? Umugani wa Petero ko ari wowe twaboneye amagambo y'ubugingo. Twakuvaho tukajya hehe? Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe imbaraga z'abananiwe. Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe mucyo uvira mu mwijima w'iyi si. Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe byiringiro bidashira. Twakuvaho tukajya hehe? Ko ari wowe byiringiro by'ukuri. Twakuvaho tukajya hehe? Kuri imbaraga z'abananiwe. Akira ishimwe mwami wanjye, akira ishimwe mwami wanjye. Wigisha umutima wanjye andi magambo mashya. Wigisha umutima wanjye, usuke mu munwa wanjye andi mashimwe adudubiza mwami w'aba. Ndakubwira ngo uri mwiza kandi n'abana b'abantu bajya baba beza, ariko uradusumba, uradusumba. Nta nubwo dukurikirana, urarenze uko tukuvuga. Wuzuye ubwizerwe no kugira neza, wuzuye imbabazi n'ubuntu bwinshi. Uri umunyarukundo rutangaje. Tujya tuvuga ngo abantu n'abanyagikundiro, ariko wowe urenze igikundiro, wowe urenze ubwiza bwose bwiteranyije. Wuzuye kwizerwa, wuzuye kwizerwa. Nenge kuvuga ngo uri uwo kwizerwa kuva mu itangiriro, nyamara wowe ntugira itangiriro, ntugira naho urangirira. Uri Imana y'ibihe, uri Imana iri hejuru y'ibihe, uri hejuru y'ibihe. Ibihe bijya bitwihererana, amajoro n'amezi bikatwihererana, imyaka ikatwihererana. Umuntu agatinya 2022, umuntu agatinya ngo ukwezi kwa 12 ngo bigeze gutya, ngo ntarubaka inzu nabwiwe, ngo ntarabona iyi promotion, ntarabona iki kintu iki n'iki. Tugatinya imyaka y'imibare, nyamara wowe uri nyiribihe, uri hejuru y'ibihe. Byose urabiyobora, byose urabitegeka. Birakoroheye, birakorohera gushyira akadomo mu matariki y'abantu, mu mezi y'abantu, ugasohoza iby'abana b'abantu bagutegerezaga. Twebwe tuba twumva byaducitse, byarenze ibihe twashyizeho, byarenze amezi n'amatariki twari. Ariko isi ni nk'akadomo, kalenda yo mu isi ni munsi y'akadomo. Gushinga akana hano, ikintu wagennye kikabera aho ngaho, birakoroheye. Igisha imitima yacu ku kwezi. Wamushyirira akadomo mu kwezi kwa 12, washyira akadomo mu kwezi kwa 4, washyira akadomo incertain samedi, washyira akadomo ku wa gatandatu runaka, washyira akadomo ku munsi wa mbere, washyira akadomo. Suko byagutegerejeho bigoye, birakoroheye kurusha uko twabivuga, kuko uri nyiribihe, ugenga ibihe, uri hejuru yabyo. Ibihe ntibigukanga. Abana b'abantu tugira imibare iri mu mezi. Umuntu akumva byacitse, umuntu akumva arashaje, umuntu akumva yarakererewe, umuntu akumva biratinze. Aho niho imibare yacu igeze, ko niko ubushobozi bwacu bungana. Ariko birakoreye kumarika akadomo mu bihe by'abana b'abantu, ugasohoza imigambi yawe, amarira agahanagurwa ku maso. Ujye ubikora tukiseka, ujye ubikora tukumva turamwanya, ujye ubikora mwana w'abantu tukavuga ibintu byo byaturizaga, ibintu byo byaduhangayitsaga, ibintu byo byadushoberaga. Suka mu mutima we kwizera kwinshi, suka mu mutima we amashimwe adudubiza, suka mu mutima we ibimeze nk'imigezi igenda izana ubuzima, isunika ahari ugushoberwa, isunika ahari ugushidikanya, isunika ahari amarira, isunika ahari ugusohoza umutima.
suka ibimeze nk'imigezi, ibimeze nk'imigezi, imigezi itembana ibyishimo, imigezi igarura kukwiringira. Suka ibimeze nk'imigezi mu rugo rwe, mu buzima bwe, muri sante ye, mu mutima we, ibimeze nk'imigezi yo kubaho kwawe. Yongera itembe, itembesha ikime cy'ubwiza, itembesha ikime cyo kubaho kwawe. Igihe kimwe Salomo amaze kubaka urusengero, igicu cy'ubwiza bwawe cyaramanutse kimanuka muri urwo rusengero rwubatswe n'abana b'abantu, bakarwubaka bashyizeho umutima wabo wose. Nubwo wari wavuze ngo ntabwo ushobora gukwirwa mu mazu yubatse n'abantu. Ijuru ni intebe yawe, isi ni intebe y'ibirenge byawe, ariko wemeye gusuka kubaho kwawe muri ayo mazu yubatswe n'abantu. Wemeye gusuka kubaho kwawe ngo igicu cy'ubwiza kiruzura, abatambyi bananirwa gutamba, ibikorwa n'abantu bisa nkaho bihagaze. Wowe wenyine urahaba, wowe wenyine urakora. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, muri iki cyumba cyo hejuru cyo ku kwezi kwa 11, nta kintu saba, nta kintu shaka, n'igicu cy'ubwiza bwawe. No kubaho kwawe nyaguhora ku ngoma, kubaho kwawe kuri tangible, kubaho kwawe kumvikana, kubaho kwawe kutiganwa, kubaho kwawe tutagerageza kwihimbira, kubaho kwawe kumanuke mu mitima y'abarimo bakwambaza, kumanuke mu mitima y'abarimo bagushaka, kumanuke mu mitima y'abarimo baguhamagara. Kubaho kwawe kwinshi, wakunda umuntu asogongera agasanga nta handi yawe uretse kwibera mu bwiza bwawe, uretse kwibera mu byawe, uretse kwibera aho uri. Suko ko kubaho kwawe gusuke mu mago arimo kuguhamagara, gusuke mu mitima irimo kukwambaza, gusuke mu mitima yarishoboye. Kubaho kwawe igicu cy'ubwiza bwawe, igicu cy'ubwiza bwawe. Kubaho kwawe kumara iminkanyari mu maso, kubaho kwawe kurasazura, ibyiringiro bikagaruka, ubuzima bukagaruka. Kubaho kwawe kwimura igisa n'ikiriyo, kukakwimura amaganya, kukimura gushoberwa. Kubaho kwawe Mwana niko dusaba, niko twifuza. Suka igicu cy'ubwiza bwawe muri iki gihugu cyacu, ibyaha bihunge, intege nke zishire, izindi mana zikubitwe hasi, ibyishyiriye hejuru kwigereranya n'izina ryawe bikubitwe hasi. Suka ubwiza bwawe, suka kubaho kwawe, ibimeze nka za dagoni bikubitwe hasi. Byasaga nk'ibivu b'imvura, byasaga nk'ibitanga imbaraga, nyamara ari ibigirwamana, bikubitwe hasi. Suka ubwiza bwawe maze amavi yose agupfukame. Suka ubwiza bwawe, indimi zose zature ku Mwana. Yesu wagendagendaga, wasiga kugiriye abantu bose neza, ugakiza abo Satani atwaje igitugu. Kuko wabaga uhageze uri umucyo, umwijima warahungaga. Mwami turasenze ngo muri iki cyumba cyo hejuru usuka ubwiza bwawe, umucyo wawe urabagirane mu mitima yaruzuye umwijima, umucyo wawe urabagirane mu mazu yarucuza umwijima, umucyo wawe urabagirane mu mihanda yaricuza umwijima, umucyo wawe urabagirane mu mitima itakumvaga, umucyo wawe urabagirane aho basengaga izindi mana, umucyo wawe urabagirane, umucyo wawe utagira gitangira, umucyo wawe utaburizwamo n'imbaraga z'umwijima. Reka umucyo wawe urabagirane muri iki gihugu cy'u Rwanda, urabagirane mu nsengero zacu, urabagirane mu mago yacu, urabagirane mu mitima yacu, urabagirane mu buzima bw'abacu, urabagirane ku buzima bwacu. Reka umucyo w'ubwiza bwawe utembeshwe nyaguhora ku ngoma. Erega wowe ntutangirwa, erega wowe ntukumirwa, erega wowe ntutinya inzu z'abaroga, erega wowe ntutinya inzu z'abapfukamira izindi mana, erega wowe ntutinya ibicaniro by'abapfumu n'abarozi, erega wowe ntutangirwa. Imbaraga zawe ntizigira gitangira, imbaraga zawe aho zitambutse bigaragara ko zahaciye. Nta wundi dushaka, nta wundi twifuza. Reka ubwiza bwawe bukubure ikintu cyose kitashyizweho nawe, bumareho buri murimo wose utarubatswe nawe. Reka ubwiza bwawe bukongore, niko wivugiye ngo ijambo ryawe
imeze nk'umuriro, umuriro ukongora. Reka ubwiza bwawe bukongora ikintu cyose kitubatswe nawe, ikintu cyose kitatangijwe nawe, ikintu cyose kitashyizweho nawe, ikintu cyose kitari mu icyubahiro cyawe, ikintu cyose kitari mu bwiza bwawe, ikintu cyose kidashyizwe, kitashyiriweho kugushyira hejuru, kitashyiriweho kwamamaza izina ryawe, ikintu cyose gikamura abera, ikintu cyose kimara mu imbaraga abahamagawe. Reka umuriro w'ubwiza bwawe, reka kubaho kwawe gukongora izo mbaraga, gukongore kumareho ikintu cyose cyahagurukiwe gukamura abera, ikintu cyose cyahagurukiye kuzimya ibicaniro by'ukuri. Reka umuriro wawe uburizemo ibyo byose nyagora ku ngoma. Urakoze kuriho, urakoze kudakeneye amaboko y'abantu. Icyo dushinzwe ni ukuvuga ineza yawe n'ubwizerwe bwawe n'urukundo rwawe, ariko gukora ni ukwawe, kwamamaza ni ukwacu, gukora ni ukwawe. Ninde wundi wagereranywa nawe? Ninde wundi wakora nk'ibyo ukora? Reka kuri uyu munsi wa mbere tuzamuka mu cyumba cyo hejuru, ubwiza bwawe wongere busa n'igicaniro cy'amasengesho cyazimye mu mitima y'abera. Nyemerera nk'uko wasezeranye, nyemerera urivugiye ngo urumuri rucumba ntuzaruzima, uravuga ngo urubingo rusadutse ntuzaruvuna. Uko ni kuri data. Uko ni kuri urumuri rucumba nturuzimya, itabaza rizimangana rigenda rizimatana nturizimya, ahubwo urongera ukavomerera. Ndasenze ngo muri uyu munsi wa mbere igicaniro cy'amasengesho cyazimye mu mitima y'abakobwa n'abahungu cyongere kirabagirane, cyongere cyake, umuriro wongere ugaruke. Mwami w'abantu, imbaraga zakamye zigaruke. Ahari ubunebwe hasuka imbaraga zawe, ahari ukuzima hagaruka ubuzima, hagaruka ubuzima bwawe, hagaruka imbaraga zawe, hagaruke kubaho kwawe. Mworosore mu ntege nke, mworosore mu gushobeka, ntiwemere ko anyagwa, ntiwemere ko yibwa, kandi ari we ngabo uhagurukije muri iki gihe cya nyuma, ari we ngabo wifuza gukorana nawe muri uriya muryango. Hagurutse uyu mugore asohoke mu bunebwe, hagurutse uyu mukobwa, hagurutse uyu mugabo, hagurutse uyu mupapa, kubw'imbaraga zawe, kubw'imbaraga zawe. Wabwiye Zerubabeli ngo si kubw'imbaraga n'amaboko, ngo ahubwo ni kubw'umwuka wawe. Mwuka wawe ujya ugarura igicaniro cyazimye, mwuka wawe ujya ugarura amasengesho, ujya ugarura amasengesho mu mutima wayatakaje. Nyemerera dusengane muri ubu buryo, nyemerera dusengane muri ubu buryo, nyemerera dusengane. Wifata nk'ibisanzwe, wifata nk'ibisanzwe. Warahoze ugira ibihe byiza byo gusenga, bwacya bikagucika. Nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wibifata nk'ibisanzwe. Agategeko gusenga kaza ari ukuri musengana n'abandi. Nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wibifata nk'ibisanzwe. Menya ko ari ukwibwa, menya ko ari ukunyagwa. Nyemerera utabaza umwuka w'Imana, yongera nihira imirimo itavuga mu mutima wawe. Ubuzima bwawe bwongere busenge, busenge butayura, busenge budasinzira, busenge butaryamye, busenge butiyoroshye. Nyemerera wibifata nk'ibisanzwe, nyemerera wikwibwira ko byagenewe bamwe. Nyemerera wibifata nk'ibisanzwe. Nibwo buzima bw'abera, nizo ntambara zacu, niko bikwiriye kumera. Urugamba rwo mu mwuka rurire yere, ntago ari ibintu by'ibihimbano. Umwanzi ahora azimya, kuko azi neza ko igicaniro cy'amasengesho iyo kizimye, aho wendaga kugerana n'Imana, agatege wari utangiye gutera, abazi neza ko ari bukwiba, ari bukunyage. Nyemerera ni wowe gikoresho, ni wowe nkota iri mu maboko y'Uwiteka, ni wowe nyundo Imana ikoresha, ni wowe nkota Imana ikoresha kurwana urugamba no kwimika ubwami bw'Imana mu isi. Ntabwo Imana irimo imanuka ngo yigendagendere, irimo irakorana n'abantu, irimo irakangura abahungu n'abakobwa hirya no hino, kandi nawe urimo.
nyemera wifata nk'ibisanzwe, nyemera wifata nk'ibisanzwe kubw'umwuka wera, kubw'imbaraga z'Imana wabishobora, wabibasha. Wikumva ari ibisanzwe, wikumva ari ibisanzwe umaze imyaka mu gakiza ariko iteka ukenera gusengana n'abandi. Nyemerera nukunyagwa, nyemerera utabaza umwuka w'Imana. Igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe cyongere gisanwe. Amasengesho ni koko si ugukubitana iminwa, nta nubwo ari n'amagambo menshi, ariko ajya azana ibintu bidudubiza muri twebwe, ajya azana ibintu bidudubiza muri twebwe. Ndagushimira mwuka wera w'Imana, ndagushimira ko utajya udusiga, ndagushimira ko utajya utureka. Waratubwiye ngo nubwo tutazi gusenga ngo ari kunihira iminiho muri twebwe itavugwa, ni wowe usengera muri twebwe. Nyemerera wongere usa n'igicaniro cy'amasengesho, nyemerera usa n'igicaniro cy'amasengesho mu buzima bw'abahungu n'abakobwa. Nyemerera ukorane natwe, ukorane natwe, ukorane natwe, ukorane natwe. Nyemerera ntitwibwe, nyemerera ntitunyagwe. Si igihe cyo kunyagwa, si igihe cyo guceceka, si igihe cyo kuryama, si igihe cyo kubyihorera. Nyemerera ugarura inyota, ugarura inyota mu mutima. Rema inyota, garura umutwaro, garura burden, garura umutwaro mu mutima, garura umutwaro ntaceceke kandi ari manyagwa. Garura ubwo buzima, garura ubwo buzima, garura ubwo buzima bwo kongera kuguhanga amaso, garura ubwo buzima bwo kudaceceka, garura ubwo buzima bwo kutabyihorera. Bugarure mwuka wera, n'umurimo wawe. Natwe twizanye ku gicaniro, twashe ku gicaniro nyaguhora ku ngoma, twashe tutazi uko bigenda ariko twizeye imbaraga zawe. Nyemerera ugire umuhungu ubyutsa, ugire umukobwa ubyutsa, ugire ubuzima wongera gusana, wongera usane, wongera usane icyo gicaniro cyari kizimye, icyo gicaniro cyasenyutse. Ubwo buryohe bwo gutindana n'Imana bwatakaye, ubwo buryohe bwatakaye, ongera ubugarure muri uyu mutima wabutakaje papa, ongera ubugarure mwuka wera nshuti nziza. Ayiwe, nta ndirimbo ikimufasha, nta jambo rimufasha, ibihe byo gusenga birarambiranye. Mwuka wera ni wowe wabikora. Gashyamba ka Getsimani Yesu asanze ba Petero n'abandi bigishwa, urababwira ngo nibasenge kugira ngo batajya mu moshya, ariko ngo wongeye kugaruka usanga barasinziriye ngo kuko imibiri yabo yari iremerewe. wowe utaraciriye umurimo hagati mu buzima bwa ba Petero, ni wowe uri kumwe natwe n'iki gitondo. Abanyantege nkeya batashoboraga gusenga n'isaha, ku munsi wa Pentekote ibintu byarahindutse, ubahindura abagabo b'imbaraga bashobora kuguhamya kugeza mu rupfu. Abagabo batatanye, abagabo bakwihakanye, waje kubagira abanyembaraga kugera mu rupfu. Ndasenze ngo unyemerere Mwami muri iki cyumba cyo hejuru cy'ukwezi kwa 11. Ndagushima ko wabikoreye benshi, ndagushima ko wabyukije ibicaniro byo gusenga mu mitima ya benshi. Warabikoze uri uwo kwizerwa. Dufite amashimwe y'abagore n'abagabo, dufite amashimwe y'abahungu n'abakobwa. Wongeye kugarura ibihe byo kubana nawe, wongeye kugaburira umunezero w'agakiza abo twikure ku maso bagakizwa. Nyemerera Mwami wagurutse abantu, nyemerera uzana ubuzima bw'ukuri, ukuryoherwa no kubana nawe, ukuryoherwa no kubana nawe, atari imigenzo n'imihango twakorera aho dusengera, dukubitana amaboko tuzenguruka kugira ngo abandi bere tubane bataduseka, cyangwa kugira ngo bamenye ko turi abanyamwuga. Atsa umuriro, atsa umuriro w'ububyutse mu mitima yacu, ubaka igicaniro cy'ukuri. Uko umuntu aryoherwa no kubana n'inshuti, bakaganira ibiganiro bidashira, baba batanaganira bakarebana mu maso bakanyurwa, kwicarana gusa bakumva biraryoshye. Garura ubuzima, garura ubuzima,
bugarura aho bwahoze bwacya bugatakara, burema aho butigeze buba. Bwubaka aho butigeze buba. Ntagura igipindi, ntagara akanya ko kutumarira umwanya, ntagara akanya ko kwigira ibintu runaka kugira ngo bimenyekane ko twabahara aho turi abanyamwuga. Uriho, uraboneka, urafatika. Ntabwo uri igihimbano, ntabwo uri imitsi, ntabwo uri imigani. Utandukanye n'ibisindisha bimukamura, igihe cyo gusenga akabura imbaraga. Utandukanye n'ibirangaza bimukamura, utandukanye nabyo. Uri ukuri, uri ukwizerwa. Ubeshya, ibyo uvuga urabikora. Muri wowe abanyantege nkeya twuzuzwa imbaraga zawe. Muri wowe, muri wowe abatazi iyo biva n'iyo bijya, umucyo wawe ujya uturasira, tukabona mu ruhanga rwawe heza, tukakureba ubutagikukuraho amaso. Kubana nawe bikaturutira kuba ahandi hantu hose. Muri wowe amaganya yacu arakamuka, twakebuka ibyaduteraga ubwoba, tukayoberwa aho byagiye, nyamara bigihari ariko ntawe wakubonye ngo byongere kugira imbaraga mu mutima. Uri uwo kwizerwa, uriho. Ndasabira imbaraga abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndabasabira ubuntu bwo kukubona, ndabasabira ubuntu bwo gusobongera kukubaho kwawe. Twadispoje imibiri yacu, utwemerere tukubone. Twazindutse mu mariri yacu, urabizi ko dukunda kuryama, urabizi ko imibiri yacu ikunda ibitotsi no kwiyorotsa. Utwemerere tukubone. Abinjiye muri iyi gahunda yo gusenga, ndabasabira imbaraga mu mibiri, ndabasabira kugubwa neza. Reka ibicogoza n'ibijya bikomanga kugira ngo umuntu ananirwe muri gahunda yarafashe. Ndamusabira kubirusha imbaraga mu izina rya Yesu. Utwiharire, utwiharire. Tuguhaye umwanya wacu, tuguhaye imibiri yacu, tuguhaye imitima yacu, tuguhaye indirimbo zacu, tuguhaye ibinezeza byacu, tuguhaye amashimwe yacu. Nta kintu cyiza dufite tutahawe nawe. Yewe no mu bibi, no mu bigoye, no mu byakarijije umuntu, twagiye tubona amaboko yawe ahanagura amarira ku maso yacu. No mu byakaduhejeje hasi, twagiye tubona imbaraga zawe zitwegura. Ntitwigeze tubura ubutabazi bwawe, ntitwigeze tubura amaboko yawe, ntitwigeze tubura ubwizerwe bwawe. Dufite impamvu ibihumbi zo kugushima nyagora ku ngoma. Uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri. Reka ayo mashimwe yandikwe mu mitima hatagisibangana. Reka umugisha wawe uri ku gihugu cyacu. Mavi y'abanyarwanda gupfukamire, indimi z'abanyarwanda zivuge ko ari wowe mwami wenyine, ko ari wowe mwami wenyine. Hindukize benshi, hindukize benshi. Mavi yaba gupfukamire, maso yaba atwikururwe bakumenye. Gitwikiriza umwana Satani ajya atwikiriza abantu kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utarasa, kugira ngo amajwi y'abarangurura barimo bavuga ubutumwa bwiza atagira ijambo mu mitima. Icyo gitwikirizo gikurweho muri iki gitondo mu izina ryawe Yesu. Wigarurira imitima ya benshi, ugera ubyutsa abari bacogoye, subizemo imbaraga abari bashizemo imbaraga. Ubane n'abariraga, biriyo byabo bibemo, wigaruremo ibyiringiro n'umunezero. Amakuba yabo yinjiremo, uyasukemo ibyiringiro, uhabe nyaguhora ku ngoma bakubone.
bane n'abayobozi bacu, ubwenge bwawe bukorere muri bo, ntaba ari bo nyaguhora ku ngoma, ahubwo ubwenge bwawe bujya buruta ubw'umwana w'umuntu, kandi umwana w'umuntu nawe wamuhaye bwinshi, ariko ubwenge bwawe reka bukorere muri bo. Ibyemezo byose bifatwa muri iki gihugu biba biyobowe nawe nyaguhora ku ngoma, reka amahoro yawe atemba nk'uruzi akava aringa iki gihugu mu mbibi zacyo zose, mu mbibi zacyo zose, mu mbibi zacyo zose, ku misozi yaho yose, ku nzuzi, ku mashyamba, ku butaka bwose nyaguhora ku ngoma. Kandi turavuga amahoro yawe muri aka karere. Ntujye unezezwa no gupfa kw'abantu, ntujye unezezwa no kumeneka kw'amaraso kw'abantu, ntujye unezezwa n'induru n'impagarara z'abantu birukanka hirya no hino. Reka amahoro yawe mwami w'abami abe muri kano karere. Wime Uwiteka Mana Nyiringabo, wime kumeneka kw'amaraso guhagarikwa ahantu hariho hose muri aka karere kacu nyaguhora ku ngoma. Ngwino wime, ngwino uganze, ngwino wikorere. Urakoze papa, urakoze kuri kumwe natwe, tuguhaye icyubahiro. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ese waremye amatwi ntuzumva, urakoze kubumva, urakoze ko amaboko yawe atari magufi unanirwe gukora. Uracyakora uko wari uri kera, ni kuri n'uyu munsi, ni kuzahora iteka ryose. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Reka ngushimire, Imana iguhe umugisha. Nanjye kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe, ariko n'ubundi irakumva, ahubwo ikumenyeshe kwikumva, kugira ngo mu mutima wawe hake, mu mutima wawe hongere hagire ibyiringiro, mu mutima wawe hongere hagwize imbaraga. Ndasengera umubiri wawe kugira ngo ugire imbaraga, ubashe kwitegurira guhura n'Imana. Urakoze gusengana natwe, ugire umunsi mwiza. Naheje muri Nibature umugoroba ntabwo tubibashe gucisha amateraniro online, ariko muri Nibature mu gitondo twongere tubane. Imana iguhe umugisha.